kuambia kuna wale ambao wanaotaka kunisha Wipetizi umusore w'Umutwe watangaje isi uko wahinduye ikintu cyashoboraga kumubira ikibazo akakigira ikirango cya buri munsi kandi cyamufashije kumukire. Burya Kwisi hari n'abavuka bafite impano idasanzwe, hari abavuka bafite ubwenge budasanzwe, hari n'abavuka bafite ikintu gituma abantu bose bahita babona mu mbaga. Ariko se byagenda bite niba ikintu gituma abantu bakubona mbere y'ibindi byose ari imiterere y'umutwe wawe? Uyu musore yamamaye cyane kubera impano idasanzwe yo gusetsa abantu, ariko kandi hari n'ikindi kintu cyamufashije kumenyekana kurushaho. N'umutwe udasanzwe watumye abantu benshi bamenya mbere no kumenya ibyo akora. Muri uyu mwaka turimo ndetse n'imyaka yashize, amafoto n'amashusho ya Wipetizi yakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Hari amafoto agiye asakara cyane agaragaza Wipetizi yegereye kamera ku buryo umutwe wagaragaraga ari munini cyane kubera uburyo ifoto yafashwe. Mu gihe gito gusa ayo mafoto yatangiye gukwirakwira mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Abantu bayakoresheje muri meme, abandi bashyira ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko batigeze babona umuntu umeze gutyo. Hari n'abatangiye gukurikirana ibikorwa bye kubera ayo mafoto. Ariko kugira ngo bimuce intege, Wipetizi yabibonye nk'amahirwe yo kwagura izina rye. Mu buzima busanzwe abantu bafite ikintu gitandukanye n'abandi akenshi bahura n'ibibazo byinshi. Hari abasekwa, hari abatotezwa, hari abatinya kwigaragaza imbere y'abantu, hari n'abatakaza icyizere cyo kugera ku nzozi zabo kubera uko basa cyangwa se uko bateye. Ibi birashoboka ko na Wipetizi yabarahuye n'ibibazo nk'ibingibi mu buzima bwe, ariko kwemera ko ibyo bimutera ipfunwe yahisemo kubihindura imbaraga ndetse no kwamamara cyane. Yahisemo kubyaza umusaruro ikintu cyatumaga abantu bamureba. Iyo abantu babonye Wipetizi bwa mbere, benshi batangazwa n'imiterere ye. Bamwe baraseka, abandi bakamwibazaho byinshi. Mu gihe hari n'abahita bashaka kumenya amateka y'uyu musore wahindutse icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nyuma y'uwo mutwe watangaje benshi, hari inkuru y'umuntu wanze kwemera ko ukasa ari byo bimusobanura. Mu isi y'uyu munsi, icyamamare gishobora kuvukira ahantu hose. Ntibigisaba ko ufite televiziyo yawe, ntibigisaba ko uri umukinnyi wa filime zikomeye za Hollywood, nta nubwo bigisaba no kuba uri umunyapolitiki cyangwa se umuhanzi ukomeye cyane. Rimwe na rimwe byose bitangira kuri telefone imwe gusa. Internet ni igitekerezo cyiza cyo gushimisha abantu. Niko byagenze no kuri Wipetizi, umusore muri Tanzania wavuye ku gukora amashusho magufi y'urwenya akaza kumwe mu bantu bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga no muri Afurika y'Iburasirazuba cyane. Uyu munsi izina rye rimaze kugera kure kurusha imipaka ya Tanzania. Abantu bo muri Kenya baramuzi, abaturage muri Uganda baramuzi, Abanyarwanda benshi nabo baramuzi, ndetse n'abantu bo mu bindi bihugu bya Afurika bakomeje gukurikirana ibikorwa bya buri munsi. Ariko se ninde Wipetizi? Yatangiye ate? Kandi ni gute wageze yitwa handsome of the world kandi agahinduka umwe mu banyarwenya bakunzwe cyane muri Afurika ndetse no mu karere? Nubwo amakuru menshi ku buzima bwe bwite atigeze ashyirwa ahagaragara, ikizwi nuko Wipetizi yavukiye kandi agakurira muri Tanzania. Izina ry'inyaryo ntabwo rigeze ritangazwa ku mugaragaro. Abantu benshi bamenye ku mazina ya Wipetizi cyangwa se headmaster, director. Mu gihe abantu benshi bifuza kuba ibyamamare binyuze muri muzika cyangwa se muri filime, Wipetizi we ntago ari kateye. Yahisemo inzira zitandukanye n'abandi bantu benshi. Yahisemo urwenya, yahisemo gusetsa abantu binyuze ku mutwe we, yahisemo gukora amashusho magufi ashobora gutuma umuntu aseka mu masegonda make gusa. Iyo kandi barimo kumukoresha interview, avuga ko kino cyemezo cyo gukora urwenya n'umutwe we aribyo byahinduye ubuzima bwe burundu. Mu myaka yashize, imbuga nkoranyambaga zahinduye uburyo abantu bamenyekana. Nka TikTok yabaye urubuga rutanga amahirwe ku rubyiruko rufite impano. Facebook nayo iba urubuga rukomeye cyane rwo gusakaza ibikorwa. Wipetizi akihagira yahise ibona nk'amahirwe, atangira kuba twatuvidewo twe tugufiya. Benshi bakamuseka, abandi bakibona nk'imikino isanzwe. Nyamara umutwe we wamukoreye ibintu bikomeye cyane by'agatangaza. Atangira gukora amashusho y'urwenya agaragaza inkuru zisanzwe abantu bahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Yakunda gukoresha uburyo budasanzwe bwo gukina. Yavangaga urwenya n'ubuzima busanzwe. Abantu batangira gusangira amashusho ye. Buhoro buhoro izina rye ritangira gukwirakwira muri Tanzania yose. Nyuma ritangira kurenga imipaka. Mu bintu kandi ngo byamugize Imenya bose harimo n'izina ryihariye, handsome of the world. Ni izina akunze gukoresha mu mashusho no mu biganiro bye bya buri munsi. Abafana be babyakiriye neza, rihinduka ikirango cye, rihinduka uburyo bwo kumutandukanya n'abandi banyarwenya. Mu gihe abandi banyarwenya bakoresha amazina asanzwe, we yahisemo gukoresha izina ritangaje kandi risekeje. Ibyo byatumye abantu benshi bamwibuka byoroshye cyane. Abantu benshi bamenye bwa mbere nk'umunyarwenya, ariko ibikorwa bye ntabwo byagarukiye aho. Wipetizi yinjiye mu gukina filime n'ibindi bikorwa byose by'imyidagaduro. Yatangiye gukorana n'abahanzi, abakora amashusho ndetse n'abakinnyi ba filime batandukanye. Buri mwaka izina rye ryakomezaga gukomera, abafana be nabo bakomeza kwiyongera. Amashusho ye arebwa n'ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage muri Afurika y'Iburasirazuba buri munsi. Ni mu gihe abandi benshi bakoresha amashusho ye bayapostinga nko ku ma status ya WhatsApp, muri stories ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Abantu benshi bakoresha amajwi ye,
hari n'abamukopora kubera uburyo asetsamo. Ibi byose byamufashije kuba izina rikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2026 amakuru mashya yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Byavuzwe cyane ko Mfite yashyingiye cyangwa se yashatse umugore. Amakuru akwirakwiye cyane muri Tanzania no hanze yayo. Abafana benshi batangaje no kubona umwe mu bantu bafite umutwe utangaje cyane ku isi ndetse n'umunyarwenya bakunda cyane yinjiye mu rugo. Nkuko amakuru yabigaragaje ngo ubukwe bwe bwabereye muri Uvinza district yo mu ntara Kigoma region muri Kamena 2026. Amafoto n'amashusho y'umu bukwe bw'uyu mugabo ufite umutwe utangaje byarakwirakwiriye cyane. Abafana benshi bamwifuriza urugo ruhiri, abandi bavuga ko bishimiye kubona umuntu bamaze imyaka bakurikirana atangiye ubuzima bushyashya. Ubu ngubu uyu mugabo utangaje ufite umutwe utangaje abantu benshi basekaga yubatse urugo kandi ubu rurakomeye. Ikintu cya mbere umuntu abona iyo arebye Mfite si umutwe gusa, ni icyizere. Agaragara nk'umuntu wishimiye uwo ari we, ntago agerageza guhisha ukasa, ntago aterwa isoni n'imiterere ye. Ni umuntu uhora aseka kandi ugamije gutuma abandi baseka. Icyo cyizere nicyo cyatumye abantu benshi bamukunda cyane kurushaho. Nyamara mbere y'ibi bya internet umuntu nk'ungu yashoboraga kumenyekana gusa mu gace k'iwabo gusa atuyemo, ariko uyu munsi ibintu byarahindutse. Ifoto imwe gusa cyangwa se video imwe gusa ishobora kugera kuri miliyoni z'abantu mu masaha make cyane. Mfite nawe yabaye umwe mu bantu bakoresheje neza imbaraga z'imbuga nkoranyambaga mu gihe gitoya cyane. Ahita agafata yubatse izina kuri Facebook no kuri TikTok. Ntago ushobora gusikururinga cyangwa se kuzamura video z'abantu benshi utarabona video isekeje cyane y'umugabo wa Mfite. Inkuru ya Mfite itwigisha isomo rikomeye cyane. Buri muntu ku isi afite ikintu kimutandukanya n'abandi. Hari abaterwa ipfunwe n'uburebure bwabo, hari abaterwa ipfunwe n'ijwi ryabo, hari abaterwa ipfunwe n'imiterere yabo, hari abaterwa ipfunwe n'ubugufi bwabo, hari abaterwa ipfunwe n'uko basa. Ariko amateka agaragaza yuko abantu benshi bagize kuri ari abemeye ibyo bibatandukanya n'abandi. Mfite ni urugero uko ibintu abantu bashobora kubona nk'ikibazo bishobora guhinduka ikintu gikomeye cyane cyaguhindura ubuzima ndetse ugahita uba n'umukire. Inkuru itwibutsa yuko agaciro k'umuntu kadaterwa n'ukasa, agaciro k'umuntu gaterwa n'ibyo akora, ukatekereza n'icyizere afite muri we. Kandi rimwe na rimwe ikintu cyagutandukanya n'abandi nicyo gishobora kuzaguhindura umuntu isi yose itazibagirwa. Uwo niwe bita Mfite, umusore wahinduwe n'umutwe watangaje benshi, awugira ikirango cyatumye amenyekana muri Afurika yose ndetse uramugaburira. Impano ye n'umutwe we kano kanya nibyo bimubeshejeho, nibyo bimuha umugati. Ngaye nguko rero nimba kunze inkuru ngingi ya documentaire motivation, ebivuga gukora subscribe ni ingenzi cyane. Mbabwira ninjye nitwa Mwinyabari Obedi kama kawaida. Obi time.